ni inkuru y'amateka rwose nshimishijwe no kuzinduka nkugezaho ku munsi w'ejo. Twabagejejeho amashusho agaragaza uko ibihembo byatanzwe, ntabwo ariyo tugiye kugarukaho cyane, ahubwo tugiye kurebera hamwe uko ibihugu bitandukanye byitwaye mu marushanwa tumaze iminsi dukurikirana tunabagezaho. Ese u Rwanda amakipe yose atatu yitwaye ate? Mwabibonye ku munsi w'ejo ko twahembwe nk'abitwaye neza ku mwanya wa gatandatu. Ni umwanya tujeho rwose, ni mu mateka kuko inshuro zose twitabira iri rushanwa ni ubwa mbere tuje kuri uyu mwanya ushimishije. Si ibyo gusa, ahubwo ku munsi w'ejo twanahawe umudari kuko twabaye aba gatatu mu kurushanwa ku munsi wa gatanu. Ibyo byose ku munsi w'ejo twarabikurikiranye. Ni ikipe ya polisi y'u Rwanda RNP SWAT Team 1 yegukanye umudari w'umuringa. Ni ku munsi wa nyuma w'amarushanwa yahuje abapolisi n'abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye. Ni amarushanwa azwi nka UAE SWAT Challenge 2026. Usibye wenda ibijyanye no kuba tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'uko amakipe y'igihugu cy'u Rwanda yitwaye, turaza no kurebera hamwe uko ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika byitwaye muri iyi nkuru yacu yihuse. Ni nko gufunga cyangwa se wenda kurangiza neza iri rushanwa kugira ngo murigireho amakuru arambuye uko ryagenze. Hanyuma mu nkuru zacu zizakurikiraho cyangwa se amashusho, tuzajya noneho tubagezaho urugendo rw'amakipe yacu ko yagiye yitwara, video imwe ku yindi, tugenda tubereka uko buri kipe yagiye yitwara kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa nyuma. N'amarushanwa yaberaga i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. U Rwanda rwari ruhagarariwe n'amakipe atatu muri iri rushanwa, aho hari hagamijwe kwerekana ubuhanga bwabo ni mu birebana no gushyira mu bikorwa ibijyanye no guhagarika iterabwoba. Bikaba rero byarajyanye no kwitwara neza ku makipe y'igihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda amakipe yacu yose uko ari atatu yaje hejuru ugereranyije n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika. Yari amakipe 109, ibihugu birenga 48 byose byari byitabiriye. Niyo mpamvu ari iby'agaciro kuba twaje ku mwanya wa gatandatu mu makipe 109. Ni akazi katoroshye. Abitabiriye barushanwaga mu byiciro bitanu bitandukanye, birimo icyo kunyura mu nzira zigoye, aho gusuzumwa imbaraga z'umubiri w'abapolisi, gukorera hamwe ndetse no kugaragaza ko kwishyira hamwe biruta ibindi, kunyura mu nzira z'inzitane n'ibindi byinshi twagiye turebera hamwe. Umukino wa nyuma wakinwe kuri uyu wa gatatu tariki ya 11 Gashyantare 2026, aho ingabo zaturutse mu bihugu 48 zanyuraga mu nzira z'inzitane. Abakinnyi batanu bakoranaga mu kunyura ahantu 19 hubatse mu buryo bugoye, kandi bakabikora bihuse kuko basiganwaga n'igihe. RNP SWAT Team 1 ni ikipe ya mbere ihagarariye u Rwanda, yakoresheje iminota 3 n'amasegonda 40 n'ibinyejana cyangwa se wenda n'ibice 90, iba iya gatatu muri rusange yahawe n'umudari w'umuringa, nkuko ku munsi w'ejo mwabikurikiranye cyangwa se muri no kubibona ku mashusho atandukanye murimo gukurikira. Ikipe ya kabiri yari ihagarariye u Rwanda ni RNP SWAT Team 2, yabaye iya 14, yakoresheje iminota 4 n'amasegonda 19, naho Rwanda Defense Force SOFA Team iba iya 15, yakoresheje iminota 4 n'amasegonda 20. Iri rushanwa ryasojwe ku munsi w'ejo, rikaba ryasize RNP SWAT Team 1 ifite amanota 488, iba iya gatandatu muri rusange, naho RNP SWAT Team 2 yabaye iya 29 n'amanota 386. Ni mu gihe Rwanda Defense Force SOFA cyangwa se Operation Force Team yabaye ya 37, igira amanota 361. Polisi yo muri Kazakhstan yitwaye neza cyane muri iri rushanwa, kuko ikipe yaho Kazakhstan C yabaye iya mbere n'amanota 536, ihabwa umudari wa zahabu. Kazakhstan A yabaye nayo iya kabiri, igira amanota 515, ihabwa umudari wa feza. Naho China Police C yo mu Bushinwa niyo yahawe umudari w'umuringa n'amanota 493. Hanyuma natangiye bikomozaho kwibaza uti ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika byo byitwaye bite muri iri rushanwa. Nkuko bigaragara, ikindi gihugu cyaje hafi nyuma y'uko amakipe yose y'u Rwanda yo yari yamaze guhita, kuko amakipe y'u Rwanda kugera ku mwanya 37 niho twavuga ko ikipe ya nyuma yaje Rwanda Defense Force SOFA Team. Ikipe yaje gukurikiraho ni South Africa cyangwa se igihugu cyadukurikiye. U Rwanda ruza ku mwanya wa mbere n'amakipe atatu yose yakurikiranye kugera ku mwanya 37.
uvuye ku mwanya wa gatandatu. Hanyuma igihugu cyabaye icya kabiri ku mugabane wa Afrika ni South Africa n'ikipe yabo Special Task Force yagize amanota 351. Ni mu gihe ikindi gihugu cyaje hafi ku mugabane wa Afrika ubwo twafata nk'icya gatatu ni Abanya-Kenya cyangwa se Kenya baje ku mwanya wa 48 n'ikipe yabo Executive Protection Unity bagira amanota 309. Hanyuma ikindi gihugu cyaje hafi nk'uko bigaragara ni Ethiopia n'amakipe yabo abiri, aho imwe yaje ku mwanya wa 91 indi iza ku mwanya wa 92 n'amanota 109 n'108. Hanyuma igihugu navuga ko cyasoje iri rushanwa murababarira gato, Ethiopia yaje ku mwanya wa 94, ni ku mwanya wa 94. Ikipe yabo ni EFP SWAT team niyo yagize amanota 101. ahubwo ni idarapo nari nibeshyeho gato, iki ni ikindi gihugu ahubwo gihuje idarapo na Ethiopia. Ikipe ya nyuma ku mugabane wa Afrika ni Cameroon, ikaba yaje ku mwanya w'103 mu makipe 109. Muri rusange rero navuga ko ari uko amakipe yagiye yitwara muri irushanwa ryasojwe ku munsi w'ejo. Ni iby'agaciro ku gihugu cy'u Rwanda kubera ko nk'ubwo ngubwo n'ubwa mbere tubashije kwitwara neza mu gihe kinini cyari gishize, kubera ko tugiye nko mu mwaka ushize wa 2025 nkababwira uko u Rwanda rwari rwitwaye cyangwa se wenda n'imyanya twari twajeho. Muraza kubona neza ko u Rwanda rwari rwitwaye neza yego, ariko nanone ntiwabigereranya n'uyu mwaka. Yego mu irushanwa rya nyuma twari twabaye aba mbere, ubu ngubu twabaye aba gatatu, ariko nanone muri rusange u Rwanda rwari rwaje ku mwanya wa 11. Ntabwo ari aho gusa twavuga ko u Rwanda rwari rwagerageje mu mwaka wa 2024 nabwo twari twabaye aba mbere mu irushanwa ryo ku munsi wa gatanu, ariko nanone urebye uko amakipe yari yarushanyijwe cyangwa se overall no muri ntabwo twari twitwaye neza nk'uko twabikoze uyu munsi. Twe twabaye aba 13, bivuze ko rero kuva iri rushanwa ryatangira n'ubwa mbere u Rwanda ruje mu 10 ba mbere, twabaye ba gatandatu, kandi biracyashoboka ko noneho ubutaha amakipe yacu akomeje kugenda agira experience, amakipe yacu akomeje kugenda yigaragaza neza ku buryo mu mwaka utaha dushobora noneho no kuzatwara iki gikombe ku nshuro ya mbere mu mateka. Ni iby'agaciro rero tuzakomeza kugenda dukurikirana amakuru yose bavuga ku ngabo z'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se inzego z'umutekano z'u Rwanda, kandi n'ubundi tuzajya dukomeza kugenda tuyabagerezaho ku gihe nk'ibisanzwe 5 kuri 5. Natangiye rero mbibabwira ko mu masaha akurikira cyangwa se mu nkuru zacu zikurikira turaza kugenda tubagezaho noneho urugendo rw'amakipe yacu yose atatu mu nkuru cyangwa se wenda no mu mashusho turakomeza kugenda tubagezaho. Mukomeze mugire ibihe byiza. 5 kuri 5 turakomeza kubana no mu yandi makuru avuga ibyiza by'igihugu cy'u Rwanda, iterambere ry'u Rwanda, amakuru atandukanye avuga ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'andi menshi abanyarwanda muba mukeneye. Tugomba gukomeza kuba aba mbere mu kuyabagerezaho ku gihe nk'ibisanzwe.